ndamwica. Ngono uretse ndaje ngo ngereka mubwire David ndiye no kazinza n'ubwo bufatira. Kuramo vuba kuramo. Ntacira no ujyane nawe ndamwica. No ujyane nyine ujyane. Ndamwica. Ujyane ubundi. Mwese muri abadayimoni n'umundi. Ndabaseba shetani nahangariye. Ntabwo nawe aragutwika. Kamwiborere sha. Komeza ugende ngaho genda umuntu. Umwana. Baramutwumva iki gicu. Yapfuye. Wakigonye nawe nabikubwiye ko bamutwitse. Sinabikubwiye byose ra. Ku cyumba z'ubugoryi ubundi. Nge ntabwo mutumidira mu nimwe kabiri gatatu kandi gatanu. Mbazo ubuntu bumwe. Wambaye uwindurije wakimara. Reka. None se ujya kugenda kwa shangazi umuntu wambaye umupira mwiza gutya. Hangi. Jackson! Yora! Wabinduriye myenda wanjishwe. Sinabonye n'indiri kumamagara koko. Uvuye mwapfuye gute David? He? Na uri nyame ndakubwiye ngo binduriye myenda. David ni wowe? Ndakubwiye ngo binduriye myenda. Njye nakwambitse imyenda y'abapfuye ngira ngo wasanze nuza hari pe shatari. Uvuze ngo ntabyo nari ndumurango. None sinye ko nahitse kwapfuye ntabwo kandi nzakwawe. Ndenga apfuye wandishwe ndi shatari mwishe. Ndi shatari mwishe. Ako Jackson. Jackson. Ako Jackson. Yesu Kristo twinazare. Uri kubona napfuye. David uvuye. Mwe wayambitse imyenda. Kuzimu asute sawu. Yesu Kristo. Nyine ngiye nakwambitse ino myenda ngira ngo wapfuye. Kuko abantu bapfuye nyine nabuze ikintu mwambika cy'umweru mbona kano gapira mpita mwambika ikintu cy'umweru kubera ko nyine narinzi ko wapfuye. Shatari se sinakubwiye ko yapfuye wakigori. Ntabwo ubugoryi ugira. Ejo sinko nakubwiye ngo ngiye Shatari yarapfuye. None ukamutse nawe uri kumbaza ngo Shatari ariye. Nashone ugira ubundi David. Yarapfuye nyine. Urabimbwiye. Ngaho none izina ry'Imana Satani yamutwaye ubwenge. Uvuye kuzimu nyama. Uvuye kuzimu. Niki? Yenda kumuhanda ndanene. Ushaka ikintu ndanene. Muzanira iki? Ima amafaranga. Wanzanira yamanta wanzanira ikintu. Urashaka iki se none? Wamubise. Nagukubise. Yese mubita imirambo. Reka. Nashatari tujya kumujugunya. Ariko uri kubona ndi umurambo wandishiwe ko bundi ko banacicitse ubundi kubona ndi umurambo. None se uvuye ntabwo ari uryamyaga. Umuntu muzima arabyuka arapfa mu gitondo saa sita akabyuka none ahanga none saa sita y'umunsi wose gahita. Napfuye se. Wapfuye nyine. Napfuye ryari? Ntabwo se ko mbona wagarutse mu bazima. Ntabwo napfuye. Ariko nashane wowe. Ubaza Shatari. Njena umva dina. Uvuze guki? Ntabwo nikimurota. Abuze yewe. Ubu ngubu tuvugana. Nikisi? Ngiye kwa shangazi wanyu uramwica. Ndiungu. Uramwica? Jya kumana jya kunzanira amata. Jya kunzanira pira wandisha. Jya kunzanira pira kwa cyangwa. Umupira wawe wose naguze ko yose wari warayigurishije ujya kugurira impano Shatari. Akiri yo ngwira ujya ndugurisha no wangegeraho. Uri kurandisha. Urabizi umubi. Pira utasha. Muri za mahoro nanasigaza none nawe utangiye kuzaza umubita. Songa wono urugero. Ndajya yese nunzo. Namahoro nawe ndamwica. Ngono uretse ndaje ngo. Ngereka mubwire David ndiye no kazinza n'ubwo bufatira. Kuramo vuba kuramo. Ntacira no ujyane nawe ndamwica. No ujyane nyine ujyane. Ndamwica. Ujyane ubundi. Mwese muri abadayimoni n'umundi. Ndabaseba shetani nahangariye. Ntabwo nawe aragutwika. Kamwiborere sha. Komeza ugende ngaho genda umuntu. Umwana. Baramutwumva iki gicu. Yapfuye. Wakigonye nawe nabikubwiye ko bamutwitse. Sinabikubwiye byose ra. Ku cyumba z'ubugoryi ubundi. Nge ntabwo mutumidira mu nimwe kabiri gatatu kandi gatanu. Mbazo ubuntu bumwe. Wambaye uwindurije wakimara. Reka. None se ujya kugenda kwa shangazi umuntu wambaye umupira mwiza gutya windurije. Sutu. Nawe sutu. Wambaye gusutu. None se njya kukibibwiye nanjye ibyo ubwiye byo mubwira. Nukazaza untuzugura David. Kuki utuzugura nyina ngo umuntu wanjye. Amajiye kuzuye koroyi.
amabye mumeje kuzira uko bari kumtisigaye mbwira munangi sutu iyo kuroboye iyi munsi ninaza kuyimena ngo nyibyemo amafi urambona ndaje njye kuriba gishiki cyawe kandi kiyimugore nawe nzakubwira ndaje we turamuje n'urukundo nanjye kandi one day handebera muricana nanjye byo nibibareba mana yanjye kuma n'ibibazo bikomeje kure ibibazo n'umwana w'abandi musanze ku nzira ngize ngo mugire neza ahubwo nibwo ngiye kumugirira nabi z'ubushatari aracyari yarapfuye byagenze kubera kwa kwizera kwanjye mbamuye na David ndamwizera mu mwana w'abandi ngagiye n'ingabe amumfashije gushakira akazi none dore bimubayeho subo David kandi inshuti yanjye nzamujyane mu buyobozi nzabigenze gute ko subo Chantal we ahari ameze ati ngo amahoro yaramwishe we nabonye umukobwa nawe atoroshye gusa ariko nubwo ari inshuti zanjye aje mbigeze ku buyobozi ko ntabwo byavamo ntabwo umuntu yagenda ngo abure gutyo naramufashije ngo biba ari sawa ariko si ubundi ubwo abaye akiriho yaba abayeho gute ese ubu nizere ko akiriho ariko ni ibibazo gusa na Chantal nawe ntigeze ambwira ko yarabayeho hariya ambwira ibihabera ngo mbashe kumenya naho namushakira gusa ubu undi ako ndarije kwaza amahoro numve ko yaba akiriho basi mwazi nyine mahoro ndamwica cyaramba anti dushaka amahoro nta kindi kintu nshaka dushaka amahoro anti dushaka amahoro mahoro barabaroze cyangwa barabarogesheje mahoro ako anti mahoro igihe cyose yahirira agahinda ndashaka mahoro wajishiwe mahoro wajishiwe wakoze David, njye mpimbere ako anti uzi ibintu mahoro yakoze aha ni mu rugo rwanjye ntabwo ari uje kurwanira njye ndi kumva njye mahoro aha ni mu rugo rwanjye nakoze bikeya anti wumvishe ibintu navuze ngo yakoze aha ni mu rugo rwanjye tuze muvi umva David, njye mvaho anti njimba ndi kumva njye mahoro ndi kumva nagushwanya gusa utwanyaguye siko mbona wasaze na Sarasi wakoze siko mbona wasaze nakuvuye imbere siko yo yasaze uzi ibintu mahoro yakoze aje yasaze mbona yasizoye akanuye nubwo nari nzi ko nahibuka naho tugiye kuntajane zese rwo yakoze umuntu bagiye mu muhanda polisi ntiyamufata muri David ugira ubwenge na n'ubu ngubu nurakura ngo ubashe gutekereza ikintu kiri kizanye ahangaha ndagira ngo ngubwire ngo
nongera kugaruka muri ruriya rugo nzagushwanya. N'urwawe se? N'urwawe? Nzamushwanya mawe ubu ngubu njye nyago nyiri David uzi witwa byahindutse. Warasaze? Tuzi ibintu yakoze ariko uzi ibintu yakoze nawe umenye nawe ntabwo wamugira ibintu. Twagira ngo si mu rugo rwa data n'urwa mama nzaba ngarutse umva nzaza none. Nasize nkwiyamye. Ibintu mahoro yakoze. None ugeze naho uza gusakuza mu rugo. Nzakwiyicira. Wowe se? Mawe. Uzatanga indazi icumi. Uranyumvira mahoro. Wananiye. Uranyumvira mahoro ko yabaye mwicaye. Chantal niyo naniye. Mawe ubonetse. Iki. Mawe ubonetse sha. Wazisha. Genda. Nawe suzaruka. Genda sokera mu rugo. Suzaruka. Genda soruka mu mawe. Wowe. Ashobora kuba ari buneze David. Mana we. Noneho karabaye. Use narabusaga ahubwo. bazamica nawe usaga kugira Chantal. Kwica se kumva ari wo mutwikibazo. None tuzakora iki? Tumujyane kumufungisha se? Amufungisha se bari. Ako ante kabitera ndayizi. Jackson buriya yamubwiye buri kimwe cyose. David nta kintu na kimwe yarazi. N'ubu tujero tuzamuganiriza nawe bisanga. Kandi ameze nk'umusazi. Twagira ngo asigamwe n'inzoga. Ubwo Jackson araza kumbona.